Okay. Tubanje kubasuza twifuriza amahoro y'Imana, ishyanirwa ndetse n'imigisha. Tunashobora kubabwira ngo mugire ibihe byiza. Murabizi musanzwe bimenyeye ngo tugira igice cyo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina, imico, imyitwarire ndetse n'ibyamamare byabayeho byitwa iryo zina. Ubusobanuro twaguhitemo kugezaho ubusobanuro bw'izina Fiston, tukubwire imico n'imyitwarire ikunda kugaragara ku bantu bitwa izina Fiston. Turaza tukubwire n'ibyamamare n'ibyaranze ibyo byamamare byitwaga izina Fiston. Niba ukiri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, tuguhaye ikaze. Nge nitwa Silas Maker, umuyoboro wacu wa YouTube twa Silas Maker Entertainment. Wewe mushyashya ngwino twiyungeho kuri subscribe, ufungure inzogera nazo ukandika kuri like, usangize bagenzi bawe. Izina Fiston ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikirundi kandi rikoreshwa cyane cyane mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba, cyane cyane nko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ubusobanuro bw'izina Fiston, ubundi Fiston byonyine bisobanura iki? Fiston bisobanuye umwana w'ishyaka cyangwa umwana w'intambara. Hari n'abavuga ko risobanura intwari cyangwa se umuntu w'intwari cyangwa umuntu ushoboye gutsinda ibigeragezo byose arimo gucamo. Ibintu biranga ndetse n'ibyamamare byitwa izina Fiston. Turakubwira ibyamamare, tukubwira n'amateka yaranze ibyo byamamare n'imico bari bafite ushingiye ku bwamamare bwabo. Icyamamare cya mbere nicyo bita Fiston Abdulrazak. Uyu nguyu yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye wakiniraga mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu kandi akaba yarakinye akinira n'amakipe menshi agiye atandukanye. Hano twagwamo urugero, yakiniye nk'ikipe ya Rayon Sport. Icyamamare cya kabiri nicyo bita Fiston Munyimbazi. Uyu nguyu ni umuhanzi w'umuraperi wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, arangije arenga n'imbibi aragenda agera hanze kubera impano ye y'uburirimbyi n'ubuhanzi. Icyamamare cya gatatu nicyo bita Fiston Ndayishimiye. Uyu nguyu ni umuririmbyi w'umuhanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni iyo mpano ye yatumye amenyekana. Izina Fiston rero rirakunzwe cyane kandi rikaba rikoreshwa n'abantu benshi mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, rikarangwa n'ubutwari ndetse n'ishyaka. Ngewe twari turi kumwe muri kiganiro, nitwa Silas Maker. Hari igihe waba wagize igitekerezo ukavuga ngo nanjye nshaka kuzamenya ubusobanuro bw'izina ryanjye, manuka hepfo wandike muri comment agenewe ibitekerezo, nawe twandikire nawe ukandikamo izina gusa birahagije. Tuzaza tukubwire ubusobanuro bw'izina ryawe. Kandi niba wakunze iyi video, ntiwibagirwe kuyisangiza bagenzi bawe, ntiwibagirwe gukora na like ndetse na share na subscribe. Ibiganiro byacu n'inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.